Ndi Papa Sava. Uzagire ko abakobwa badura kujya bwa mbere. Ikibazo cyawe uvuga ngo ndingona ngutaye mu nzara yo kuzanyishyura nawe. arega njyewe ntabwo urabona ari akagunda kajyaga ntukazajya uzana ibyo bintu byawe. tujye tuvugisha. Allo. Yako digidi uko nari ngukumbe ariko nanze no kunsura. Zaye nk'abazungu. Digitali. Watu usuje. Umeze mute? Gitariro. Mbona mama? Amahoro. Urabeka. Uri kunywa gafata. Komera digidi. Komera gitariro. Nari ngukumbera kuri kwema. Digidi. Uraho kibondo. Uraho. Gitariro. Mbego umusore w'abandi mwishi. Amahoro. Bari mano? Barahari. Digidi kweli. Amahanga ni meza rwose. Haracyari kwa Papa Sava. Aracyari kwa bosi kwa Papa Sava. I say. Amahanga ni meza ni kuzima. Digidi aho wabaga hari heza pe. Mumeze mute? Dari byiza nuko uje uri kwira. Ni kuri ibicu. Niko. Barimo. Digidi uri hejuru cyane. Njya nibika. Abakora hano bose mu Njya nibika byanjye ntago njya nemera. Abakora hano mwese mu muriki. Ireze nk'inuma y'intumwa. Mumeze mute? Biragenda. Busaza. Amahanga ni meza rwose. Waje kurwara amaso. Cyane. Wambara marinete. Ariko ubwubye nta kibazo. Niwe mukene wa mbere mbonye wambara marinete kabisa. Digidi. Mumeze mute saba saba? Urashima Imana kabisa. Urashima Imana. Ni ukuri kw'Imana. Uri kugudufa. Urakishakisha cyane. Umva umuntu ukora hano. Ahindurira wara frequency. Bite se bakobwa? Nziza digidi. Digital. Yola. Papa Manudi. Umemwona Papa Digital? Ese waretse gukora ku bintu by'umuturuka bantu. Kumva mwasohotse mutite makeup. Ariko digidi. Ubuzima bwaratse. Agufatiye ikintu digidi. Usiguse kidogo. Usiguse. Amahanga ni meza. None se nibi byose nibi mbisiguse Usiguse ti hapa. mbigusigusirize mu Ave. Nese ndasiguse Ariko ubu natangaye. Natangaye. Naje ninjoro. Ubu sindaryama. Bikunyura ahantu hose. genda basuhuza Ngenda basuhuza kandi ndimo ngira mbakungaza. Bakora muze kuba nkumbuye. Noda magambo ashize. Hita wandika 5,000. Buyanditse mu mutima wawe tuza. Ako kantu ko guca bugufi umukiraje ukahita ugaragaza ko ari umukiri. Kaguhesheje 1000 bingahe? Andika 5. Tuza va mu zuru. Go digiti nari ngukumbuye uko mwitwara neza mu kumvuga ibigwi niko muboneka neza. Umva shaka nari ngukumbuye shakira icupa ryiza ry'umuvinyo w'abadiabetike uzane n'akarahuri keza. Urumva? Nurangiza urizananga icupa. Digidi nari mwasemwa. Gake genda gake. Umva sha. Anu.
ndebera ko kana kifashe mapfubisha agakobwa ikobwa yanje enda hano sha enda hano niko ngino aho bukera nanjye tuzajyana kabisa oya mugende gake sha hano tera agatebe umwana tereka hano hobera umukire sha hobera umukire byo mutandukanye by'isi sha n'ubuzima enda sha hobera umukire sha niko bemera Yezu ngaho kikuzwe rero icara hangasha bitese sawa kabisa bo nta magambo menshi ufite yo kuvuga ko ufite n'umwanya nawe ugiye kumvuga neza yego atungi nashatse kuguhobera nuko niho mukanya bo Manudi aya mezi icyo kunywa uriya mukecuru akantu urumva nanjye mbona icupa ngaho urakoze cyane noneho tuvuge amagambo make ntimumvugiremo kugira ngo birusheho kugenda neza none se shaka kubwa amakuru yawe ese kuki mujya mu tubari mutazite make-up n'ubukene n'iki ni ukutabikunda tudusirahe tw'inyuma niko shaka wasohokanye n'ubusore bw'ubukene mwebwe bashaba bakantu nawe urumva hanyuma hato bimeze bite sha urakishakisha yewe iryo kote ndagira ngo tuzajyanire niko urakishakisha uracyari umukene nka kera man ariko ngira ngo buriya ubwo nakubonye sha ubonye murumuna w'Imana sha boss ni ngiyi se icyo ngicyo giye ubu ngubu nta mahitamo fundura icyo ngicyo sha niko gitari karame niko karameye ubu se sha akanyamura kabashara inyama ndasirya rwose urazirya ndashoboye naje mbazahure sha nimba atacyatuhino nimba kicyagiyo ntikiragaruka aracyari umukene mwirato we niwe ugiye kuzatubera mukiwe se byibuze asigaye acyara noneho arakaraba amavuta akamufata uravuga Margarita Margarita aracyari wa wundi rwose w'Imana hanyuma ngewe narababwiye kera nkiri umukene nkamwe urumva twaricaraga nk'uku nguku mukagira ngo ndi mugenzi wanyu ka gasaza kemeye kakayamanika hakiri kare kare niko sha ka gasaza kabyemeye kare nemereye 5 kariye baye hano enda fate neza wakira amafaranga y'umukire murakoze cyane mari bamugisha genda umugisha serotsa birakangaye kumufite igiti nanjye ndashaka kukuvuga muceceke sha mwabwana ndashaka kukuvuga neza hanyuma ndashaka kugira ngo ngire nyoko bushara nyoko buja na sobo bahamagare bazana bahamagare bazana hamagara shobuja na nyoko buja bazana kandi ugenda ubabwira ibyo ubonye narapfundura ndayipfundura genda ubabwira ibyo ubonye ubwira ibyo mbonye genda ubabwira ibyo ubonye ubwire ko digidigi afite amafaranga menshi urumva umva abantu bose muri aha ngaha umenye digidigi ni umwana mwiza digidigi ni umukire digidigi yagiye hanze umva digidigi nta muntu ugira umutima mwiza nkawe basha digidigi papa sava wamuvuga nawe twamunobagura umva sha eko zana ngufasha hoya wikwifasha undurira umukire muraho neza komera ubishinzwe ahari warabyibushye cyane wa eko nimwe mu gicururiza hano hajyamo nde wundi se atari njyewe wa muntu okay nese beze bite papa sava niko uroye telefone yawe ko yaje kuvaho ni zimwe zirangiza garanti umuntu agera agahamagara ntizikunde ntabwo ari icyo kibazo ese nibidafunguka muzanire nta kibazo ndayifungura nuko niko iyi ngiyi imaze imyaka myinshi wowe urabizi ko kwa kundi oya niba ishaje yisubize uzanye ntabwo ishaje uko isaza ntuzi ko ari kugira agaciro sana rero twimire hanyuma mutuze rero niko sha agakobwa
bite se shawa kana uramutse witaweho waba keza wakwita waba keza Digidi nanjye naza kwicara aho ngaho nta wakwita kibazo. waba keza sha akira nawe ngo ngwaye bitanu mu rwego rwo kugira ngo amagambo nkubwire uze kuyumvana umutima utuje. Niko papa sava Karame. bimeze biteze Sasa. ngira niyo nguhamagara ndi mu mahanga numva telefone ntigira kumbe akawe ni karenze umurenge iri kukavugiraho Abikaza mubyeyi. ijwi rirenga umurenge niko sukira umukire maze usubireyo. Nicyo mwarimu mwanshakiraga se. Wanagira ngo nanagusuhuze. Ese kuki ubutambaye neza ngo ubone kuza mu bakiriya b'abakire usa neza? Ese ko atari njye ushinzwe. Ko umuntu yagira ngo nawe ukora mu cyokezo hano. Ko atari njye ushinzwe service muvandimwe urumva utabundi nzanira serviette sha. Mpamvu ngiye ntazashinga akabari. Hanyuma se bimeze biti? Bo, nge rero noneho ntabwo mbitindamo ngize n'amahirwe uzanye na muki wawe. Inyama ziri hano zose ndaziguze ntitaye ku mubare wazo. Inzoga ziri hano zose ndaziguze. Uwo mwana ntabwo yimira. Ceceka muze, ceceka wimvugiramo. Umaze gusinda? Umaze gusinda? Amva, iki kintu nacyo mu kincomekere. Iki ngiki bakita Bluetooth. Bluetooth ni ikimashini cy'igikoresho. Iki ngiki cyagiye gikora cyane mu ntuza mu mahanga. Urumva? Ubuze ukuntu kiri kuvuga? Kiri kuvuga ngo nkumbuye yuko ukoresha ikintu wanzaniye. Nico kiri kuvuga. Ngo nkumbuye yuko unkoresha icyo wanzaniye. Kubw'ibyo rero muze. Ndashaka ngo iki kintu gikoresha icyo nakizaniye. Iki ni ikimenyetso cyo kuvuga ngo low patch is kind patch. Nkumbuye ko unkoresha icyo wanzaniye. Iki nongeye kugikoresha. Ndashaka ko munezeze. Uretse gato. Wabonye agacupa? Bagoye tubiri. Hanyuma rero. Yego. Ndashaka ko iki kintu gikoresha icyo nakizaniye. Ngiye kugikoresha iki rero. Navuze ko wazanye na mukiwe muhagarara iruhande. Okay. Mwabonye ikirimo anga. Mwabonye ikirimo anga. Mwakibonye? Nasogongenge. Utu ni udufaranga ndi kwitwaza two kugira ngo ngende nsuhuza abavandimwe nzafata umwanya wo kubagurira nitonze. Ndashaka rero kugira ngo muri aka kanya ijute. Ndashaka kugira muri aka kanya munezeze. Mugire mute? Tukunezeze. Mugire mute? Tukunezeze. Aha. Mu buryo munezezamo rero turagera dushingira wenda ku rugero rw'itsinda. Uyu muryango urakora itsinda. Ubwo mwebwe murajya muraba mukoze itsinda ukwayo. Nawe ndabona muri bane mugiye gukoramo namwe itsinda ryanyu. Muze? Karame. Mwasokanya abagore sha. Nawe mwishakemo itsinda. Itsinda ryacu tubanze. Cece uraga maheho. Inyota iri kunkobagura. Ntacyo mira n'ubundi ntacyo ushoboye udasiga gatuzanga. Nimurangiza hano ndashyiramo umuzindaro w'umuziki. Ceceka wimvugiramo. Ndashyiramo umuzindaro w'umuziki. Nicaranga. Ubundi mubyine munezeze. Bandeze. Mwebwe. Ngwiki. Njyewe mamagaye ngo nza kukubyina wowe. Muze ntago ndabwira abandi ngo babyine ukavuga utyo. Ubonye icyano? Ubu ni ubuzima. Ndashaka kubakora ku cyava. Miliyoni 16 zipakiyemo hano. Miliyoni 16 zirimo aha mukazikorera. Ndahemba amatsinda 3 igaragaza. Kiravuga. Ese kiravuga. Bo ikiro rero mugiye kubyina mucamo amatsinda. Muze mwiyunge hano. Mwirunde hano nabo. Ubwo se ngiye turi mu byinane. Ngiye tubyinana ubwo. Oya wenda gufite shanda gukoresha ikintu mukanya. Natwe twibuke digidi. Oya sha mwagiye se kwicara aho ngaho. Ubu ni mureba. Mwicaye aho ngaho. Oya genda we baravuga. Si muri VIP muri. Ko ntageze ngo mwibwirize se. Mugende mwirunde hariya mwabana. Ngo nimuze hano. Mujye hano nawe. Digidi twahageze. Aho. Mugiye kumbyinira rero. Okay? Cyane nawe sha. Genda gufasha kureba abandi. Tamagaraje ukanira icyugaza. Mugiye kumbyinira rero. Itsinda ribi rya mbere hano harimo miliyoni 16. Nje mfite amafaranga nanabagura mwebwe. Urumva? Miliyoni 16 mwigaragaze. Rimwe. Bare gatatu mwiciyemo amatsinda. Kabiri. Itsinda ni gutya. Babiri. Okay.
babiri ndabara gatatu umva muze urawuzagurika mpita ngutumura nkujugunye inyuma y'urugo mwumve muzuba nababwiye ko mubyina babiri nkareba bakora neza kangahe ngeze kuri kangahe mwebwe ni mushungire rimwe kabiri twumvikanye umva kirongeye ubona shize tekinike azana akagozi acomeka amanga kigira ubuzima wari unuza inyota rugira umukire ibyo asabye nibyo turi bukore gicomeka ubundi kigira ubuzima ubundi nkwereke ubundi ntabwo ari nka bya bindi byanyu shamucana mukana nk'abapyondo icyondo urumva afateka imitwe ngo agira telefone sinamuhamagaye najya mwitaba nkumva ijwi riri kugarukira hano hepfo kwa piga nzeze ritangira papa safa ndebera aho ngaho za hano ni gihe uciye reka byembe mbyese oya nanjye ibi ndabizi nanjye sibyo ngo sibyo sakoramo sibyo nkoramo waje kuba manipawo usigaye ukora ibya electricity ubu birimo gicane kivuge yego wibikurura se noneho icyitonderwa umuntu urenguye umugozi araba arimo kototera umukire ngo gicana ntabwo nzi ko bagicana hari harimo ntuzi renga nkomene nagushyizemo tumeka ngaho ubwo kiravuze ngo agahinda karashize mugikomera amashyi ubwo twagiye reka noneho nkivuze uretse gato jya hariya ku murongo ubyiga umukire na boss arabyina ko kitavuga akanje byina se ko kitavuga angahe kubyina ariko digidi waretse nkagufasha kwiruka ari byo bizi kiravuga bukiye mbo jya ku murongo ariko uko mbona mu gishungereye nk'abantu batazi imodoka uretse ntabwo muratangira ko muhurura uretse ubundi igihe umuntu unyigana arahita avamo uretse mbanze ngifatire pose gatoya dore ukuntu bigomba kugenda ntihagire ukora utuntu nakoze utu tubanje no tw'abakire utwagurye umuntu wimonshora yigira nk'umukire gutya arahita avamo utu ntitwemewe nta n'umwe utwemerewe watubonye utu ni utw'abakire kwa kundi wifataho watubonye utu udukora ahita turumbuka mwumvise icyo mvuze yego mushishikare rero mugire mute dushishikare okay ubwo tubyina tw'abakene mubyine mu rugero rwanyu twagiye ko mubyiganiro hirya ariko mwuzure hano hose mwuzure n'abaganga mwebwe babiri muntu nungukire mu bintu wowe turumbuka mwana famo ndavuga gushishikara wowe kazana ibintu byo kwimonshorana washangaye nawe mwari uri mu itsinda rye wowe turumbuka mwana ndavuze ngo turumbukamo kwikosora turumbuke ikindi ndababwira kunezeza umukire mukijya gutya mwambwa ari babiri harimo umwe w'ibyo hasigaye bangahe mukecuru ntabwo uri muri ibi bintu subira hirya nawe umudugudu toka nyuma ya hariya genda vamo aya mafaranga ntimugire ngo ni make okay tugende kutanywa wakana okay mucomoke mwebwe mucomoke abandi muhagarare muve mucomoke mwigaragaze mwirengaho ngaho mwigaragaze vuba twagiye okay comoka mwebwe babiri
Ego yaka push icumu tuvemo atu bigaragaza atu Jeno rosiricu ubu none ibintu binahindura isura dore ibi birampagije none se boss ntabwo abyina wivugira mu mukire ibi birampagije uyabone ibi bigize bite bigize bite bigize bite okay ngaho mwongere mwicare hari mwongere mwicare iyo bibaye byinshi mwicare iyo bibaye byinshi birapfa okay buriya abantu b'abakire nuko tuba tugomba kubaho tukanezerwa tukishima iyi nyama ziri hano zose navuze ko naziguze mwumva okay papa sava ahantu wahagurisha ngahe wahagurisha amafaranga ngahe miliyoni 80 mbo ikintu ntekereje tukambanze mpembe itsinda rya mbere kujya mbere ku kuntu buriya ariko natwe twagerageje ceceka yivugira mu mukire nzahita mba manager n'uwagura ego buriya mujye guhembwa ninde se ukubwiye ngo bose ndaba ninde ukubwiye ko bose mbara ceceka tsinda rya mbere bari he hano atu tambuka yo kwa kunoti nshya urumva noti nshya zikiri mbisi zikiri mbisi papa sava wowe ubonye ko utigeze unagerwaho ubwo utagezweho rero ushatse wamva mu zuba nushaka ukigire wangira ute se wamukenera wangira utera kiriho nta mwogo udakiza hatungi uravuga amagambo menshi ndakwiye genda gake ngende secrétaire wiwe subizayo ngaho wishimye nukoze ku mafaranga ikintu gihari rero murayagabana aya ngaya 30 10 20 30 Manudi facture yabo haya gacupa utarayimara ahita uyisubizayo oya zose zirapfunduye zandika ku gapapuro zunyishyuza umuntu utarapfundura icupa ntarikoreho utararipfundura ntarikoreho araryishyurira na VIP bakwibo sawa muza kwihengeka aho ngaho ubwo ngubwo muzi yuko se tuba tutabazi VIP se wowe uri iki atuvana wa yawe ubagabanya asiga 5 buri muntu buri muntu wese uri hano kandi nuko bimeze byanzu banaho atungi ugere nawe natwe se mwaduhaye atuko ndebe uyamarira mu ariko nyiragitaro ubundi bite byawe uko ushaka
nanjye mwatwize wese ko bitanu byonyine simwatsinze ubona aba nazi ubusa cyane ku itsinda rya kabiri Ako nyiragitare ubundi wazaye bayakoreye se bo ibyo ngibyo ntibirangiye zana hasigaye sana papa sava agahinda kagiye kugutsinda hesha urahari vayo hano wongere usobanure ibya miliyoni 80 ushaka by'aka kazu niko ubu gari kuri kangahe ntugushe ibyishimo byacu 20 kuri 18 20 kuri 18 kwanza ntabwo wujuje ibipimo ntago makunze mbo manu wenda kwishyura ngari icupa sirigeze nko kuri 75 oya nashikoze fagitire nayikoreye rimwe yose nangahe 54 nizere ko utagiye mu kunje ntago nshizwe gusangira n'abataravaye nashobuja ntabwo arimo na ikintu yafashe se 55 ni make 20 30 umva ubwo ariko ibyo kurya ntabwo sana muvunja amadolari 10 oya ntabwo 20 30 40 ntabwo mukoresha amadolari oya kuwazaritse business ni udashobora kwicara ngo ushyire amadolari oya ceceka we idolari rigeze ku 1000 ntago nkubaza uko rivunja ceceka je ntago ndi umuvunja ceceka curuza akaba ceceka rero ishuri idolari ceceka se papa sava wa ceceka we ceceka boss idolari so shizwe ntago twari twahembwa itsinda rya mbere nabagabagabanyije 5,000 bona yahaye abantu bose se nabahaye 5 kandi mba umunezero ngiye kwishyura n'inzoga ibi bintu kandi bibanezeze turumvikanye bigira gute bibanezeze umvishe papa sava kandi nawe wishimire yuko nteje imbere akabari kawe oya ariko bari bafite miliyoni 16 10 na zingahe 16 bahinze bahinze udatuma nikaraga ahangaha ngewe wabonye ibi n'ibintu nkoze ku buryo ngewe n'abantu bashobora kuzanseka induguseka ngira ngo mbona amafaranga ese navuze ko ari miliyoni 16 bagabana 10 na zingahe wamagaye abantu bose se ndemera ndamureka dinana na kidogo ubu mwicaye murayabarira none arego ninduvuze ngo none hagarara neza murebe none niko mzee niko uretse gato papa sava ntago mbaye umunezero mwebwe bari bicaye ruguru muri VIP ntago mwanezerewe oye ese munezezwa niki munezezwa nikira kuza mu tubari mukikora mu matsinda muje gukora amapropaganda yo kugira ngo mujye kuroga abantu nibyo banezeza niko mwabwana mwe wabanje ukagishyura nkajya kwa uretse ibyo ngibyo manude nabanze yishyure abatsinze oya ariko abanze bishyura ibyo banywereye iby'amarushanwa barabisigaremo nyuma none si ibyo batsinze gihe biri mu kazi kanyu natwe ibyo ntabwo bitureba oya mwe bareba nyine murabijyamo banze ariko reka abanze yishyure ibyo abatsinze nicyo cyabanjije ibindi byo kwishyura akabari ariko habanje kwiyakira bose abanje kubirya wari wakubitwa ingume ya kinyarwanda abanje ibintu byo kwiyakira bakanywa bakarya abantu batsinze dukomeze ibyacu wari warya umuhini wa akabari sara aho yajya ariko nayabaye 5 ariko ntabwo ari yo watubwiye ntabwo ari yo umwanya oya none se ko bashyizemo ibyo kurwana ari ibyanjye mutamwicana oya hato utazana icyo kintu cy'iginuzi nta kuntu ngiye nakwikaraga ariko se nikaraga nk'akamari hano nidundadunze ntako ntagize umva yari ipfuye n'ibizima byose nabikure ngo mbone amafaranga miliyoni zirimo hano nta n'ibintu byinshi tuvugana none kwanza ibintu bivuyemo tutongera kunkubita igifunsi ese amuhaye yakagenda umwamufasha tongera kumubitira kandi atunge wamenyereye ibyo kujya unkubita unsize ubusa wamenyereye ibintu byo kunkubita unsize ubusa atunge kandi papa barankubitira ngaha murandika oya wabishyure barankubitira ngaha murandika nivaniraho ibirahuri ese muzi kuyifunga ndetse akayibihera fungura hano nuko biriho ufite ibibazo by'iki muzi mwebwe fungura ibahereza nyine nyine fungura uduhereze amafaranga yacu twigendere ukomeze ibyawe
kundeba se ndeba nk'inuza nk'iki ko mwagiye mushyiramo ubuvandimwe nk'ubu ngubu papa sava ni iki kigiye gutuma mugira kihe ko amafaranga nyafite mufite ibihe bibazo amafaranga ahari nyine nibabare miliyoni 16 ariko se mwibyangiye no wikwangiza ibintu kireba n'amafaranga zingahe boss 16 bagabana baragabana ari muri mu mashekari nanjye utazi amafaranga 16 ayo neza yo no musari mukongo ariko ibyo kunywa ni aho ngaho mwe mwabyiniye ubusa Digidi ibihumbi 110 niyo wavugaga ngo ni miliyoni 16 wavuze miliyoni 10 na zingahe ako navuze ko ari menshi bose bufashe ayo mafaranga ariko Digidi baba yafashe se reba kitumanje mwabyiniye miliyoni kwemera kwikaraga kizunguza n'uyu munanuko we akemera kwikaraga avuga ati nubwo ngana n'akadodo ndemera we nje kuri bambona warangiza ukaduha aya mafaranga umuntu yaje kuyabyinira yayabariye ko rero buretse ariko buretse gatoya ariko ibi ni iki oye horurore nigeze ndwana njye nicwa n'ubusa njye hatu kandi ubu njye nanapfa urebye nabi hatu njye nanapfa umuntu aroroha ijyana mu gikari hari oya buretse gatoya buretse gatoya ugafata abantu biyubashye bitunze uza kubahindura dore ikibazo hano kiri kandi mugerageze kucyumva tugenda ingingo ku yindi wibaze aha si mu kabari oya ijambo rimwe mutuze mwiturize si mu kabari buretse gato ndagenda njye ntabwo ngoye sobanura ibyo usobanura aha si mu kabari reba kuba abantu baje mu kabari sinasanze bicaye bameze nk'imfubyi bameze nk'abafite ikintu abahariya nabikomojeho kare niba muje mu kabari muze mumenye yuko atari mu rusengero mwisanzure sibyo muve mu matiku yo gushaka kugira guteranya abantu no gusenya ingo za rubanda aba bana nabivuze haruguru baje mu kabari si bakaba barimo gushaka ubuzima bari no ku ishuri ntabwo ubonye abandi bari bari ahangaha ubu bari mu matsinda yo kugira ngo bagire gute bateze ibibazo n'ibintu by'ibibazo oya none se ngeze aha ntabwo mbahaye ntabwo mbahaye umunezero ntabwo mbahaye umunezero ntabwo mbahaye umunezero Digidi ni umunyamanyanga oya we w'icupa wowe ufite icupa oya ariko se wowe ufite icupa Digidi ni umunyamanyanga afite iki ugaje kugura wagura iki oya tu reba hafi hatu oya bamukubite